Umunsi umwe umugabo yaguze indaya ngo bararane ijoro ryose. Gusa icyo uwo mugabo atari azi ni uko uwo mukobwa w'indaya yashakaga ko bararana muri iryo joro ari umwana we yibyariye, nuko yarangiza akamuta. Gusa kuko yamutaye akiri umwana, nyuma y'uko umukobwa akuze, umugabo ntiyamenye ko ari wa mwana we yataye akiri uruhinja. Nuko bahuriye mu kabari, umugabo abonye ukuntu icyo gikobwa ari igikobwa cyiza cyane, giteye neza, cy'amataye manini, kiravuga uti uyu mukobwa tugomba kurarana. Wakibaza uti ese nyuma y'uko uyu musaza amenye ko umukobwa bararanye ari umwana we, hakurikiyeho iki? Reka dukurikire inkuru yacu mu magambo arambuye. Dutangiye hari abakobwa babiri barimo barisiga, nibwo bakiva gukaraba. Ni ku masaha y'umugoroba, urabona ko barimo baritunganya vuba vuba na bwangu, bisa nkaho hari aho bagiye kujya. Umwe yitwa Aline, undi yitwa Alice. Muri ako kanya Aline yabwiye Alice ati, sha Ari, wagize vuba vuba kuko tukajya mu kabari hakiri kare, ko wabona uyu munsi haraba harimo ibigabo bifite amafaranga. Wibuke ko uyu munsi ari kuwa gatanu, kariya kabari ngiye kukujyanamo haba harimo ibigabo bifite amafaranga, sheri, by'ibinyamahanga. Mbabarira tugire vuba vuba rwose, turimo turatinda, kandi abakobwa babaye benshi mu tubari, akazi karabuze, rero mbabarira umfashe tugire vuba rwose. Nuko Aline ati, nawe ariko ntugakabye, none se uri kwihutishwa n'iki? N'ubundi ayawe ko ntaho yajya. Humura rega, amafaranga turayabona, reka ahubwo nisiga aka make-up vuba vuba duhite tuzamuka. Alice ati, erega sha mwana wa mama, wibuke ko mama wanjye arwaye. Mama wanjye ararwaye, akeneye kuvurwa. Umusaza wanjye mutoya ku ishuri bamwirukanye, gusa uri kubona koko nintinda amafaranga ndayakura he? Njye nutinda ndagusiga pe, njye narangije kwitegura, nutinda ndagusiga. Ni abakobwa bakora umwuga w'uburaya, gusa bigaragara ko ari inshuti ndetse banabana. Baritunganyije vuba vuba, nuko bamaze kwitunganya, ako kanya hari imodoka y'ivatiri zino zikora taxi yahise iparika ku gipangu cyabo hanze. Uwo mwanya shoferi yahise abahamagara ati, isaha mwambwiye se ko yageze, murihe ngo mbajyane? Ako kanya abakobwa basohotse mu nzu bagenda bagana mu modoka. Ni abakobwa beza cyane pe, bateye neza, basa neza, bambaye neza, oh my god, mbega abakobwa beza. Ako kanya imodoka yahise ihaguruka irabatwara, yabagejeje ahantu ku kabari, nuko basohokamo bagenda bagana mu kabari. Bakimara kwinjira mu kabari, buri umwe yatangiye kuzerera ukwe n'undi azerera ukwe, kuko buri wese aba akwiriye kwishakira abagabo, niko nabyita. Uwitwa Aline yaragiye yicara ahantu ku kameza wenyine, yaka icyo kunywa, nuko atangira kwinywera gake gake, ategereje ko hari umugabo waza kumuvugisha. Muri ako kanya nta n'iminota 10 yaciyemo, Aline yagiye kubonabona hari umusaza umunyuzeho, wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara, ubona ko rwose agaragara nk'umugabo ukize. Uwo mugabo yaraje ahageze ati, wicaye wenyine se nakicara hano? Umukobwa ati, cyane rwose, irungu ryari ryananyishe maze nari nkeneye yunganiriza. Umusaza ati, oh, gute umukobwa mwiza nkawe se aho uri umuganiriza bigenda biti? Aline ati, sha nanjye ntago mbizi nyine. Umusaza ati, okay, njye banyita Jacques, wowe se bakwita nde?
Aline ati nanjye nitwa Aline, ntuye hano hafi, muri wikendi nkunda gusohokera ahangaha. Ako kanya uwo mugabo nawe yatangiye kumwibwira, nuko batangira kugenda baganira gake gake bamenyana banisanzuranaho. Gusa buri kanya Aline arimo arahaguruka ajya kuri tuwarete, ubundi akongera agahaguruka agana hanze, aguma yicishwa iruhande rw'uwo mugabo kugira ngo uwo mugabo akomeze amwitegereze, arebe uburyo ari umukobwa mwiza, arebe amaguru, arebe ikibuno, arebe intege. Mu by'ukuri ni umukobwa mwiza cyane pe. Nyuma y'isaha imwe bicaye baganira ndetse basangira, umugabo yatangiye kubaza Aline, none se ari ko nabonye uri umukobwa mwiza cyane, none se ufite umugabo, uribana, uba iwanyu, bimeze biti ko numva nshaka kukumenya? Aline ati si umukobwa nkanjye naba nkiba mu rugo koko? Sha ndibana pe, nta mugabo ngira, mbana n'umushitsi wanjye, ariko tuba mu nzu nini, buri wese yibana mu cyumba cye, yirana mu cyumba cye, sha nuko nyine ni nkaho nibana. Muri ako kanya umusaza ati ndumva ari byiza cyane, none se nk'umuntu yifuje kuza kugusura wenda ngo akuraze byakunda? Aline ati cyane rwose, byabuzwa n'iki se? Pfa kuba ufite amafaranga, suzi ko aho amafaranga akubise horoha se? Umusaza ati cyane rwose, ndagukunze pe, buriya nanjye nkunda umuntu uhita wumva icyo umuntu avuze atabanje kugorana yinyuza hirya no hino, nkunze ukuntu uhise wumva icyo nshatse kuvuga. Hanyuma se ari, none tutagiye mu bintu byinshi, ubu turaranye naguha angahe? Aline ati sha ugira ngo se ndanahenda, ni 200 byonyine, ubundi nanjye nkaguha keya, nkagukorera buri kimwe ushaka ku note yawe iyi ya 200. Nuko umugabo ati nawe urakabije, ntabwo uzi ko amafaranga yabuze, waguha se 100 hari icyo byaba bitwaye? Aline ati okay, ngaho ngiraho 50 yonyine basi, sibyo? Ngiraho 50 kuko munsi y'50 ntabwo byakunda. Umusaza ati okay, nta kibazo ndayaguha, nabonye uri umukobwa mwiza cyane rwose, nanjye ntago upfobya ngo nkabye, ndayaguha rwose. Ahubwo se byakunda ko tugenda nonaha, ko ndi kumva hari ukuntu umeze, tumva rwose nkeneye kwirwanaho pe. Aline ati ko numva nshonje se, wareka tukabanza tukarya basi nk'agakoko konyine, twamara kurya tugahita tugenda? Umugabo ati ibyo ni ibintu biri simple cyane, reka duhamagare uriya museriveri umutume icyo ushaka, kandi wisanzure icyo ushaka rwose. Barasangiye, nuko muri ako kanya Aline yahise yinyabye inyuma gatoya, asanga Alice aho yari ari, aramubwira uti umva, ngewe mpise mbona poroti rero, kiriya gisaza tugiye gutahana kinyemereye kuma 150, ubwo mbaye ngiye turaza kuvugana, none se wowe nta kigabo urabona? Alice ati sha wapi pe, ndacyari hano ndategereje. Muri ako kanya Aline yahise ajya kureba wa musaza, bidatinze bahita basohoka muri ako kabari. Nuko bakigera hanze, umusaza ahita afungura imodoka nziza cyane y'umukara, baba binjiyemo. Umugabo yatwaye imodoka,
ubwo ni Aline wagendaga amuyobora. Bageze ku gipangu cyo kwa Aline neza, nuko Aline asohoka mu modoka, aragenda afungura amarembo, umugabo arinjira, nuko amaze kwinjira Aline ahita amuha karibu. Yari inzu nziza rwose ubona ifite isuku, nk'abakobwa bigurisha baba basize bahatunganyije uburiri bushashe neza, kuko aba azi ko isaha n'isaha ari buhazane umuntu. Nuko Aline na wa musaza bamaze kwinjira mu nzu, Aline amukomezanya amujyana mu cyumba cye. Bityo bamaze kugera mu cyumba, Aline yahise yikuramo imyenda yari yambaye, nuko amaze kwikuramo, wa mugabo nawe yikuramo imyenda. Aline yatangiye kwegera uwo mugabo, amwikaragaho amubyinira kugira ngo abanze amwatse, namara kumwatsa ahita abona kumwishyuza. Aline yahise acana radiyo akubitamo uturirimbo rwose twiza, nuko aratangira arabyina, arizunguza arinyonga, ubwo niko abyinira k'uwo mugabo, maze umugabo nawe si ugushyuha aratokombera. Ako kanya Aline ati none se wabanje ukayampa mbere? Umugabo ati rwose nta kibazo. Yahise afata ibihumbi 150 abyoherereza Aline. Amaze kuyamuha, batangiye kugirana ibihe byiza, barenjoyinga rwose pe. Barenjoyinze, bakura urukundo, ibyo bashaka byose, amafuti yose ashoboka. Bigeze nka 8 za nijoro, umugabo ati reka ntahe rero burije. Buriya iyo uri umugabo wubatse, kurara mu gasozi ntabwo aba ari byiza. Muri ako kanya Aline ati burya se urubatse? Umugabo ati cyane rwose ndubatse, ariko umugore wanjye ntabwo tumeranye neza, turi mu nzira za gatanya. Ariko nubwo turi mu nzira za gatanya, ntabwo bisobanuye ngo nitware nabi. Uko nshaka kose ndashaka nanjye ko dutandukana mu mahoro. Muri iryo joro uwo mugabo yahise ataha ajya mu rugo, gusa yatwaye nimero za Aline. Aline nawe asigarana nimero ze, bavuga ko bagomba kujya baganira. Bukeye bwaho mu masaha ya mu gitondo 3, ubwo Aline yari aryamye, yagiye kubonabona wa mugabo aramuhamagaye. Nta kindi yari amuhamagariye, yagiraga ngo amushimire kubw'ijoro ryiza yamuhaye. Yamuganirije agira ati sha Ari, nagukunze cyane, nta wundi mukobwa nzongera kujya mpamagara pe. Nagukunze, uri umusirimu, uzi gutanga keya, uzi ibyo abagabo dukunda rwose pe. Wumve ngo wanyuze umutima wanjye. Aline ati ndabyishimiye, nawe nakwishimiye, uri umusirimu. Muri ako kanya ati ese Ari, ko nabonye uri umukobwa mwiza, kandi ngiye muri kamere yanjye nkaba mfuha cyane, ese ndamutse ngushingiye bizinesi nzima ifatika, wanyemerera ukava muri ibi bintu byo kwigurisha, akaba ari igihe tuzajya tubonana njyenyine? Kubera ko njye ndafuha pe, iyo nkunze umuntu ndamufuhira, mba numva nta wundi muntu twamusangira. Ese byakunda? Aline ati waba ungiriye neza rwose, kuko n'ubundi ibi bintu nkora byo kwigurisha ntabwo mbikunda habe na gato. Nuko ari kwa kubura uko ngira, ngomba kwita ku muryango wanjye, ariko rwose nanjye ntabwo mbikunda. Rero mbonye amafaranga nkabivamo, nanjye nkicara mu iduka nkacuruza imyenda cyangwa inkweto,
nakishima pe, nkamenya uti ndajya mu kazi mu gitondo nahe nimugoroba nzabonane n'umuhungu, ari uko mbikumbuye rwose waba ungiriye neza. Umugabo ati noneho wowe kora umubare neza witonze, umbwire ikintu ushaka gukora n'amafaranga bisaba, njye niyemeje kugutera inkunga, ariko sinzongere kukubona mu kabari n'umunsi n'umwe wagiye gushaka abagabo. Aline yarishimye cyane acyumva ko abonye umuntu ugiye kumufasha guhindura ubuzima abayemo, cyane ko buriya abakobwa benshi b'indaya ntago baba bishimye, ntago ari uko baba babikora babikunze. Muri ako kanya nta kindi cyakurikiyeho, Aline yatangiye gupanga icyo yakora, abona bizinesi yamworohera ari ugucuruza imyenda, nuko akoze umubare abona 5,000,000 zamukorera pe. Yaje guhamagara wa mugabo arabimubwira, amubwira ko yifuza 5,000,000 akongeraho n'indi imwe yo kwishyura inzu. Umugabo byaramubwiye uti ejo nzaza kugusura nze nanayakuzaniye. Ku munsi wakurikiyeho mu masaha ya 4 za mu gitondo, wa musaza yari amaze kuhasesekara azanye na 6,000,000 kashi. Ahageze yarongeye agirana ibihe byiza n'umwana w'umukobwa, nuko bidatinze nyuma y'iminsi mike Aline yaratangiye kwicururiza. Iby'ingeso z'uburaya byarangizanyije n'icyo gihe akimenyana n'uwo musaza. Gusa nawe buri wikendi uwo musaza yazaga kumureba nuko bakaryamana. Umubano wabo watangiye kugenda ukomera, ndetse batangira kugenda baba inshuti cyane uko iminsi igenda yihirika, dore ko wa musaza yari yarakoze gatanya, noneho yisanzuye yibana. Nyuma y'imyaka igera kuri 4, Aline n'uyu musaza ari inshuti magara. Aline yaje gusama bitunguranye, nibwo yahamagaye umusaza arabimubwira, nuko uwo mugabo ati niba rero wasamye inda yanjye, ngwino mugire umugore tubane, ntago wabyara umwana wanjye muri iyo nzu urimo wenyine, nta nubwo byabigaragara neza. Aline ati ariko nanone ntago nakishyingira, uziko kugira ngo nishyingire kubera puresha yo gutwita nayikuramo nkazaba nshaka niteguye. Umusaza ati urarinda uyikuriramo iki se, njye nigeze mbura amafaranga y'ubukwe? Njye mfite amafaranga nta kibazo mfite, niteguye kuza iwanyu nkagukwa, tugakora mariage, mwishakira nanjye umugore ukiri mutoya, nkumva ukuntu bimera. Numvise yuko iyo ushatse umugore ukiri muto usubira ibwana. Aline yarishimye cyane, dore ko yari amaze kuba inshuti n'uwo mugabo ku rwego rukomeye cyane. Umubano wabo wari ukomeye urenze uwo guhura gusa bakaryamana. Aline yaje guhamagara mama we arabimuganiririza, mama we aramushyigikira, nuko aramubwira uti mwana wanjye ndagushyigikiye, ndetse igihe cyose ndahari kubw'umukwe wanjye, nashaka bari umusaza ugendera ku kabando ntacyo bimbwiye. Aline we n'umukunzi we nibwo bateguye urugendo rwo kujya gusura nyina wa Aline, ndetse bakanahera ubwo bategura gahunda y'ubukwe bwabo. Kujya gusura mama wa Aline babishyize ku cyumweru,
nuko ku cyumweru Aline n'umukunzi we baje mu modoka nziza cyane bagana iwabo, nuko bahageze babakirana urugwiro. Bamaze kugera mu nzu, mama wa Aline yitegereje uwo mugabo arambwira ati ariko nta hantu tuziranye ko mbona wagira ngo ntago ari ubwa mbere. Umugabo ati ariko nanjye ndabona atari ubwa mbere, ese twaba tuzi twarigeze duhurira mu kazi, twaraturanye, twahuriye hehe? Aline ati mama wa Aline ati usa nk'umugabo nzi witwa Richard. Umugabo yarikanze, umuzi hehe Richard? Mama wa Aline ati banza unyemerere. Nibyo se koko ntago nibeshye? Mbwiza ukuri ntago nibeshye? Umugabo ati ntago wibeshye. Ako kanya umugore yahise ahaguruka yifata mu mutwe avuza induru ati nimuntabare, umwana wanjye agushije ishyano. Bayobewe ibibaye. Umugabo ati none se habaye iki? Ikibazo ni ikihe? Mama wa Aline mu marira menshi n'ikiniga cyinshi yahise abaza umugabo ati ese Mariya ntago nyibukara? Yego narabyibushye, narahindutse, duherukana nkiri agakobwa gatoya, ariko se narahindutse cyane ku buryo utamenya? Umukobwa mwakundanye ukamutera inda, kumva ufite urugo, ufite umugore, wamara kumutera inda ugahita umujugunya, none nyuma uragarutse ukundanye n'umwana wawe wihakanye. Umugabo ari we sheri wa Aline yaguye mu kantu yikora mu mutwe aravuga uti ntibishoboka. Ako kanya umugabo yabajije mama wa Aline ati uyu ni umwana wanjye? Mama wa Aline ati niba ugira ngo ndakubeshya reka dukoreshe ibizamini, nusanga mudahuje unkoresha icyo ushaka. Umugabo yanze kubyemera ati ndabizi ko nagutereranye umbwira ko naguteye inda, ariko ndagira ngo making sure utanyicira ubukwe hejuru y'ubusa, kuko n'umwana wanjye cyangwa se umwana wanjye. Reka mpite mpamagara abaganga banjye nizeye bazi badufata ibizamini bajye kudupimira. Abaganga b'inzobere nibwo baje gufata amaraso, nuko nyuma y'amasaha agera kuri 3 bari babahaye igisubizo. Umugabo akibona ibisubizo yikubise hasi, icyunzwe kiramurenga amera nk'umuntu uguye igihumure. Abari aho bahise bazana akantu batangira kumuhanagura, niko guhita bahamagara ambilansi vuba vuba bamujyana kwa muganga igitaraganya. Gusa bagiye kugera kwa muganga umusaza yamaze gutanga amahoho. Basanze yafashwe n'indwara y'umutima kubera pressure y'amaraso yari afite, kuko ibisubizo yabonye byamuteye pressure itabaho, bityo umutima ugeraho urahagarara. Barumiwe kugeza ubu kano kanya Aline arimo aribaza ati iyi nda nyikuremo nyibyare nkora iki? Atese uyu muziranenge kaziza ubusa koko niwe ugiye kuzira icyaha cy'ababyeyi bacu? Aline ati ndagira ngo mungire inama y'icyo nakora bikiri mu maguru mashya.